Muntu nk'inyoko ni ikiremwa cyahindaguritse mu biterere n'imigenzereze. Mu myaka 400 umukurambere w'umuntu nk'uko ateye ubu yaratuye muri Afrika. Ubwindi saga 2000 ishize muri Iran bororaga ihene kimwe n'ingurube muri Thailand. Mu myaka 9500 n'ubundi umuntu yavuguriye imyubakire n'imiturire atangira kubakisha amatafari. Imidugudu irahagurutswa nuko mu myaka 1011 ishize umujyi wa mbere wari uvutse Yeriko muri Palestine. None ubu kuva muri 2007 abasaga kimwe cya kabiri cy'abatuye isi yose baba mu miji. Muntu yarahimbye arubaka kandi arasenya. Ibimenyetso by'imirimo y'amaboko ye byahinduye imiterere y'isi mu buryo budasanzwe. Mu myaka 2200 ishize urukuta rw'Abashinwa kimwe mu bikorwa bihambaye byashinzwe n'amaboko ya muntu kugeza ubu rwari rumaze gushingwa. Muntu yarwanishije ibibando mu ntambara zaduwe bwa mbere n'ubushimusi n'ubusahuzi, avumbura ubumara buturitse amasasu, aparika ifarashi yegura ibifaru kugeza atumye imashini kumurasira abanzi be mu birometero 1000 bitamusabye kugerayo. Wa mbere muri Mali mu myaka 20 yari yabanje nibwo abanyaburayi barimburwaga n'icyorezo cy'ubushita. Intambara na politiki nabyo byagennye imibereho y'abantu. Intambara y'isi ya mbere y'isi imyaka 5 yahitanye miliyoni 20 z'abantu. Muri ibyo bihe nabwo ubutegetsi bwa mbere bwa gikomunisti bwarimo buvuka mu mpinduramatwara z'Abarusiya. Ni imyaka 25 gusa yakurikiyeho indi ntambara nk'ihitana noneho abantu miliyoni 60. Jenoside ihitana miliyoni 6 z'abayahudi. Jenoside yakorewe Abatutsi ihitanye abasaga miliyoni mu Rwanda. Ubutegetsi bwaradutse ibice byose by'isi, hamwe bukora neza handi nabi, bwanasimburanye buri gihe mu buryo bwihariye. Buri munsi ni page nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akadisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Umuntu yageze mu isi agomba kuyibamo nk'inyoko n'ikiremwa muntu. Amoko menshi y'inyamaswa n'ibindi binyabuzima ubundi byagaragaraga nk'ibyari bifite umwanya ukomeye n'ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu bizazane bitabarika, kongeraho n'ubuzima buruhanije cyane bwo mu isi ya kera aho ibyago byahoragaho kurusha ubu. Ibyo byarazimye biracika burundu. Umuntu agumaho ku bantu, ibyago n'ibizazane birushaho kutugira ububasha runaka n'ubushobozi byisumbuyeho. Aho ni naho dutandukanira n'izindi nyamaswa. Abantu nk'inyoko kenshi turota ibisa n'ibidashoboka tukabikora kandi tukabigeraho. Dufite ikibazo kimwe kuva twabaho nk'abantu mu isi, turashyamirana kandi abantu tubaho twitandukanije cyane ku buryo baba hamwe bafata abandi hafi nk'ibindi biremwa bitandukanye nabo. Intambara tudasibamo zigena imibereho n'ubuzima mu isi. Muntu bwe yararemye ahimba ahubwo n'isi nshya hanyuze hose, yihimbira hazaza uko ahumva cyangwa hazaza ahubwo hagenwa n'ingaruka z'ibikorwa bye. Kuva kigera mu isi kugeza yitegetse, akaba ari ugenera ibindi biremwa uko bayibanamo. Ubwenge, guhimba no kuvumbura byamuhaye ubwo bubasha. Yasenye byinshi, yubaka ibindi kugera mu bihe by'ubu. Aya ni amateka ya muntu nk'inyoko, amateka y'ikiremwa muntu muri rusange. Muri iki kiganiro dutangiranye n'ingingo ndende tuzagarukaho inshuro zisaga 20. Amateka ya muntu mu isi. Muri iki gice cya mbere, amaza ya muntu mu isi. Ubwo umuntu yadukaga mu isi bwa mbere nk'ikiremwa, ni amateka y'abantu bose nk'ikiremwa muntu. Mu kabwibwi k'ibihe, iturika ridasanzwe ryabyaye isanzure, iryo rivamo buri atome y'umubiri wacu nk'abantu kimwe n'ibindi binyabuzima byose bibaho. Iryo ni naryo turika n'ubundi ryavuyemo amatsinda agizwe buri rimwe n'amamiliyaridi menshi y'imibumbe, inyenyeri, umukungugu n'ibibuye rutura byose bigize isanzure ry'ingano bigoranye ko yakwira mu bwonko bwa muntu. Byorohera ubwonko bwacu ahubwo kwakira ko isanzure ririho byonyine mu buryo butagira iherezo mu ngano, igihe n'intera, ugashyiraho akadomo. Mu isanzure iruhande rw'imwe muri izo nyenyeri niho hazunguruka umubumbe w'ubururu. Isi niwo mubumbe wonyine uzwi mu isanzure kugeza ubu ngubu ko ufite atmosfere, igihu cy'uruhurirane rw'imyuka iwutwikiriye ikawuzunguruka. Uretse n'ibyo hakiyongeraho ko ubwo ari nawo wonyine uriho amazi mu buryo busukika cyangwa nashobora ubwo gutemba. Ibyo nta handi bibarizwa mu isanzure, ni ku isi gusa. Ibyo byombi kandi ni isoko shingiro y'ubuzima. Niyo mpamvu twebwe nk'abantu kimwe n'ibindi binyabuzima hafi ya byose ari aha ku isi tubarizwa, ntihabe ku yindi mibumbe nayo itabarika mu isanzure, ni ku isi gusa. Mu myaka ibarirwa muri miliyaridi 13 yose isanzure ribayeho, mu isi nibwo hadutse ubwoko bushya bw'ikinyabuzima, ikiremwa gishya ku isi.
umuntu yabaye bwa mbere mu bibaya n'imirambi byo mu burasirazuba bwa Afurika. Iki gice cy'isi u Rwanda ruherereyeho ku isi ni naho n'ubundi habarizwa inkomoko ya muntu, gakondo y'abantu bose babayeho mu isi n'abariho bose kugeza ubu. Ni muri ibi bice by'isi umuntu nk'inyoko cyangwa se ikinyabuzima gishya mu isi yaragiye gutangirira urugendo rwo gukomeza kubaho cyangwa gacika kimwe n'andi moko menshi y'ibinyabuzima byayisanzemo nkawe. Muri urwo rugendo n'ubuzima gakondo abantu bagombaga kubaho mu matsinda. Abagabo bose ari nk'abasirikare cyangwa ingabo zigendera mu itsinda rimwe, buri gihe nta usiga undi, badashobora na rimwe gutandukana. Ubuzima bushingiye ku muhigo n'intambara ihoraho. Umuyobozi w'iryo tsinda rito ry'abantu bari bakiri mbarwa, uwo ni nawe mukurambere w'abantu bose. Buri muntu wese uriho mu isi ubu ngubu afite agace gato ka DNA y'uwo mukurambere umwe twese duhuriyeho nk'ikirango karemano cyihariye kuri buri wese, tumuhuriraho twese. Uwo ni we Sebantu. Muri ibyo bihe muntu yari yadutse mu isi, yari ikiremwa gishya kigezeho, yari muremure kurusha santimetero 5 umuntu w'ubu ku mpuzandengo. Umusportif mu buryo karemano nta by'amahitamo, umuhigi karemano kuko nta kindi yari azi cyamutunga kitari umuhigo nyine. Igihugu cye gakondo aho yisanze ni EAR, East African Drift. Ni igicubu ngubu kiri ibihugu by'u Rwanda, Ethiopia, Kenya, Uganda, Uburundi, Zambia, Tanzania, Malawi na Mozambique. Igice cy'imirambi n'ibibaya bikomoka ku iruka ry'ibirunga ryahahinduriye imiterere guhera mu myaka miliyoni 20 yashize. Icyo gihe koko cyari igice nyacyo gikwiye ku buzima bwa muntu kurusha ahandi hose hasigaye. Naho abantu ba mbere batuye mbere yo gukwirakwira handi mu isi. Mu mashyamba yahabarizwaga abantu ba mbere nta kindi cyari kubatunga kitari uguhiga nyine. Imbere ye mu gihe umuntu yabaga abonye isha nk'iyo mu bwoko bwa Common Island, ni ibiro 500 by'inyama zashoboraga kumutunga n'abandi 6 b'umuryango we mu gihe cy'ukwezi kose. Naho mu gihe cyari gukurikiraho ubwo babaga bagiye kuba 7 kuko umugore yabaga asangiye nawe ubuzima hafi buri gihe, ubuzima bwose nawe yabaga ategereje urubyaro mu buryo buhoraho. Nk'ikiremwa mu maza ye ku isi, umuntu hari uburyo karemano yari yihariyeho bwatumye akomeza kubaho nk'inyoko no gutera imbere. Muri ubwo buryo harimo no kuba abasha kureba mu buryo buri stereoscopique, amaso abiri, ariko abasha kuboneza neza ku kintu mu buryo bumwe kandi bungana akabikora neza. Ntabwo ari inyamaswa zose zibibasha. Ibyo ubwabyo byamuhaye ubushobozi bwo kumenya atibeshye intera iri hagati ye n'ibindi, akagira ibiganza biteye mu buryo bikoresha ibintu byinshi kandi bimworoheye kurusha izindi nyamaswa, akagira amaguru abasha guhinduranya atera intambwe mu buryo butamugora cyane akihuta. Ibyo byamuhaye ubushobozi runaka, nyamara ku rundi ruhande nta ntwaro karemano yihariye yazanye ku isi nk'uko bimeze ku zindi nyamaswa hafi ya zose. Yirukanka ku muvuduko muto cyane ugereranije n'izindi nyamaswa nyinshi nk'ingwe. Nta mbaraga afite mu mikaya ye nk'intare cyangwa ngo agire inzasaya z'ububasha ntagereranywa mu gukacanga nk'impyisi cyangwa ingona. Byanze bikunze yagombaga kwihimbira intwaro n'amayeri atuma akomeza kubaho. Abitaba ibyo agapfa akazimira nk'inyoko, kuko ari isi yari ishingiye ku ihame rigira riti ni iki kirya ikindi kandi icyo kiribwa ni kihe. Nawe yagombaga kurya cyangwa akaribwa mu gihe atari kwirenga mu mitekerereze, kuko nta mbaraga zihariye yazanye mu isi. Muntu icyo yari akeneye gikomeye ni intwaro. Intwaro ni ikintu gihindura ikinyabuzima icyo ari cyo cyose kikagiha ubushobozi bwihariye. Richard Matchwitz ni inzobere mu gisirikare n'imikoreshereze y'intwaro. Les outils me rendent plus adroit, les armes me rendent plus fort. Ibikoresho bimpindura ubushobozi buhambaye mu byo nkora byose. Intwaro zikampa ububasha n'imbaraga ubusanzwe ntagira mu buryo karemano bwonyine. Nkahagarara ku maguru yombi, noneho amaboko akaba ashobora gukora ibisigaye, kuko ntayahagararaho cyangwa ngo abe ariyo ngendesha. Ubwo nkayifashisha nkoresha intwaro n'ibindi bikoresho nkeneye mu byo nkora byose. N'ubushobozi buhindura byose, ubushobozi ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose kidashobora kwigezaho nk'uko twe abantu tubikora. Ça change la donne. Et aucune autre espèce sur cette planète ne s'est mise à utiliser des armes et des outils comme nous. Ibyo koko byanahinduye byose, biha umuntu umwanya afite mu kugenzura isi n'ibiyiriho. Nta nubwo wakwirirwa wibaza indi mpamvu ari we wabigezeho atari ikindi kinyabuzima cyabikoze. Iyo miterere karemano ubwayo yamugeneye umwanya we mu rusobe rw'ibinyabuzima, nawe arabikoloniza guhera ubwahereye cyane cyane kuri ubwo bushobozi bwo kwifashisha ibindi bikoresho mu byo akora no gukoresha intwaro.
ubushobozi bwa muntu mu gutumbagiza ingufu zo kwica mu ntera ya kuruvu yahabarizwa yatangiye kubugira akigera mu isi kuko yarabukeneye ngo akomeze kubaho akabukenera kenshi mu gihe yabaga atangiye guhiga ibimutunga. Yari umuhigi ukeneye intwaro, yazibura nta kabuza yari guhinduka umuhigo. Mu gihe cy'imyaka 100 yakurikiye amaza ye mu isi, icyo gihe cyose yakinogejemo ubuhanga bwe mu gucura intwaro uhereye ku gutera imijugujugu y'ingiga z'ibiti n'amashami yabyo asongoye cyangwa amabuye, amacumu n'ibindi kugeza ku masasu. Yarakomeje kugera ku bibombe na za misile, agera ku gukoresha imashini noneho bitamusabye kwigira ku mirongo ya mbere y'urugamba. Ni n'urugendo rukomeza, ejo azahimba ibindi, ntibijya bihagarara. Umuntu akeneye intwaro uko byambera kose. La préparation du gibier est la clé de notre survie. Une étincelle surgit. Le feu. Ku rundi ruhande, guteka no kotsa inyama zavuye ku muhigo ni rimwe mu mabanga akomeye yatumye umuntu akomeza kubaho, kandi imigenzereze ye yose kanatandukana n'iy'izindi nyamaswa zahoze zikora ibintu hafi ya byose nka we. Gukuba ibiti ku bindi ashyizeho n'utwatsi, tekiniki nto karemano zatumye abasha kwicanira umuriro ubwe. Nyuma yo kwitegereza neza nawe uburyo umuriro wari ikintu cy'agatangaza mu maso ye, cy'agatangaza cyatumaga izindi nyamaswa zose zihunga. Ibiti bigashyira iruhande rw'ibintu byose bigakongoka bigahinduka ivu mu gihe umuriro wadukaga aho ngaho iruhande rwe nyine mu buryo karemano. Nawe agahora yibaza buri gihe ibyo ngibyo byari byo n'ikibitera, bimutera amatsiko adashira. Yacagaho umuriro wanyuze wiyakije gutyo gusa mu ishyamba, akabona ibinyabijumba byarangije kwiyotsa. Inyamaswa zimwe n'ubundi yari asanzwe afata nk'umuhigo we, agasanga zahiye aho ngaho zarangije no kwiyotsa, akarya ibyo kotsa we ntabyo yarazi. Byanze bikunze yaje kubona neza ko umuriro ari ikintu cy'ingenzi cyane, yiga kuwicanira ubwe, akabyikorera none hadategereje ko hari umuriro wakwaduka mu ishyamba mu buryo karemano. Byatwaye imyaka myinshi, ariko habigereyeho bimugira ikiremwa gishya. Umuriro waremye umuntu bundi bushya. Kugeza aka kanya ku mubumbe twita isi niho honyine mu isanzure ibintu byose bikoze ku buryo umuriro ushobora kuhaka mu buryo karemano. Bituma nyine umuriro ufite uruhare rukomeye mu migenzereze yacu yose n'imibereho. Ahubwo ko ibintu byakomeje, umuriro ni nka kimwe mu bice byacu by'umubiri ubwabyo, ikintu tudashobora gutandukana nacyo na rimwe. Uyu ni Dogiteri Mehmetozi. En faisant cuire la nourriture, on se crée un deuxième estomac à l'extérieur. Guteka ibyo turya ubwabyo byaduhimbiye ikindi gifu hanze y'umubiri wacu. Ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo bituma ibinure, ibinyamavuta na za proteine zose biba mu byo turya biba byarangije kugogorwa n'umuriro na mbere y'uko tubitamira ngo tubihekenye. Ibyo muriro ubwawo uba warangije kubidukorera. Icyo bisobanuye, ibyo nuko mu buryo busanzwe buri wese ashobora kumva nk'ihame rikomeye. Uko igifu kigabanuka niko ubwonko bukura. Et plus notre estomac rétrécit, plus notre cerveau grossit. Umuriro twebwe abantu aho tubashirije guteka no kotsa ibyo turya. Ibyo rero mu gihe nta yindi nyamaswa yigeze imenya ibyari byo cyangwa ngo ibe yanabasha kubyikorera ubwayo, byadutandukanije nazo guhera ubwo bikuza ubwonko bwacu, tubasha guhimba no gutegeka isi mu bushobozi bwo gutekereza dufite kurusha ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Nta muriro, nta guteka no kotsa ibyo turya, tukaba twarakomeje kuba abahigi dutunzwe n'inyama. Bikaba byarabayeho ku buryo tutamenya gukoresha umuriro ngo tunotse ibyo turya cyangwa se tubiteke. N'ubundi abantu baba babaho mu mashyamba nk'izindi nyamaswa zose, nta byo gutekereza imyenda, nta byo gutekereza imihanda cyangwa se ibindi byari byo byose. Baba nyine ari abantu babazi ibiti bakabisongora, ibyo nyine bakabikoramo intwaro zo guhiga. Nta rindi terambere iryo ari ryo ryose ryari gupfa kudutandukanya n'inyamaswa. Guhiga, gusoroma no gutoragura imbuto mu buryo kimeza ntabwo byari gutuma na rimwe umuntu agira ingano ikwiye y'ubwonko bwamugejeje aho ageze ubu nk'umuntu muri rusange. Iterambere n'impinduramatwara mu mirire ye byatumye ubwonko bwa muntu bukura bitangaje mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri miliyoni 2 gusa ageze mu isi mu buryo bw'isanzure n'amateka. Imyaka miliyoni 2 ni mike cyane. Muri iyo myaka miliyoni 2 nyine ingano y'ubwonko bwe yari maze kwikuba kabiri. Ihuzanzira ribarirwa muri miliyaridi amamiliyoni menshi ririrema mu bwonko bwe ku buryo kugeza ubu ngubu ubwonko bw'umuntu ari cyo kintu cya mbere cyubakanywe ihuzanzira ry'urusobe rutarangira kurusha ibindi bintu bibaho byose mu isanzure. N'ubwonko buduha ubushobozi bwo gutekereza, guhimba,
kurema itumanaho ryo ku rundi rwego n'indi migenzereze itandukanye izindi nyamaswa n'ibiremwa bidashobora no kugeraho cyangwa gusatira ku kigero cya 1 kuri miliyoni nyinshi, byose biturutse ku kumenya kwifashisha umuriro mu mitunganirize y'amafunguro ye. Icyo turi cyo nk'ibiremwa abantu, umuriro ugifitemo uruhare runini cyane mu gihe twaba twigereranya n'izindi nyamaswa. Iyo bitaba ibyo, itandukaniro hagati yacu nazo ryari kuba hafi ntaryo. On peut émettre l'hypothèse que la société est née quand on a commencé. ushatse wanavuga mu buryo waba utibeshye ko n'umuryango ubwawo ari aho ufite inkomoko. Abantu kubaho mu matsinda n'imiryango babitangiye uhereye igihe bavumburiye ko inyama zakotswa mu muriro, bakawuzunguruka banategura ayo mafunguro yabo. Inyama mu ntangiriro ya byose nizo zivugwa nyine kuko ari zo hafi ya zonyine abantu baryaga, nk'uko n'ubu hari inyamaswa n'ubundi nyine zitunzwe nazo zonyine. Ariko n'ibindi byose umuntu aho yabashirije kumenya ko biribwa yarabitetse ibindi arabyotsa ku muriro, ageraho none haranabikaranga nabyo aho abimenyeye. Mais l'homme peut aussi être une proie. Umuntu yari umuhigi ariko nawe akaba umuhigo. Si we wenyine wari ukeneye inyama. Iruhande rwe hari inyamaswa nazo zari zikeneye kurya ize, nawe nizo zigize umubiri we, arazifite nawe. Rero nubwo yaryaga iziva mu zindi nyamaswa, ku rundi ruhande nawe yarakenewe nk'ifunguro ku zindi nyamaswa babanaga mu mashyamba. Le feu les protège contre les prédateurs. Uretse rero kumukuriza ubwonko, umuriro wanarinze umuntu ibitero by'izindi nyamaswa zagambiriraga kumusamura, nubwo zitagiye zibura uburyo zibigeraho rimwe na rimwe, ariko n'ubundi byago yari afite byo guhura n'urupfu byakomeje kuba byinshi, ku buryo kugira ngo azamare imyaka 30 yose ariho byari hafi bidashoboka. Naho abana babo bavukaga nabwo muri ubwo buzima bw'isi mu buryo bwabwo karemano, amahirwe yo kugera mu myaka y'ubukure yari make cyane bishoboka. Muri iyo myaka ibintu byose bigitangira mu maza ya muntu ku isi, urupfu byari nko kuruhumeka mu mwuka. Igihe umuntu yatangiriye kwifashisha umuriro kigarukwaho mu buryo butandukanye, hamwe bikaba mu myaka ubu ngubu bimaze kubarirwa mu bihumbi 500 yashize, ahandi mu bihumbi bigera mu 8 ishize. Ariko muri ibyo byose ikizwe neza nuko ubwo ku isi yose hariho abantu 10,000 bonyine, bose n'ubundi baba hirya no hino mu bibaya twagarutseho byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Nta handi babarizwaga, bakaba mu matsinda atandukanye kandi bahora ku byago byo gupfa, bose bashobora gupfira rimwe bakavaho bagashira. Isi bariho yari ruhanije cyane ku biremwa bari byo menacé d'extinction. Ariko siko byagenze. Uyu munsi abo bantu 10,000 bariho mu isi yose ntibake cyane kurusha abavuka mu isaha imwe yonyine mu isi. Noneho uyu munsi ubu haciye imyaka ibarirwa mu bihumbi 70, itsinda rito ry'abantu bigabye bava muri Afurika y'Uburasirazuba berekeza ahandi. Ni itangiriro ry'urugendo n'imibereho bidasanzwe ikiremwa muntu cyari gitangije. Bagize ubutwari butavugwa n'umurava bidasanzwe byo kuva mu ngobyi karemano barimo, abarenga imipaka karemano n'inyanja kugeza bavumbuye ubundi butaka, nabwo barabutura barabukoloniza ugereranije n'ibindi biremwa n'ubundi bahasanze. On ne peut jamais rester en place, nous autres humains. On est toujours attirés par l'horizon. Twebwe abantu mu buryo karemano ntibishoboka ko twaguma hamwe hakurya aho amaso agwa mu cyuho. Aho naho dushaka kuhagera byanze bikunze, tukahamenya, tukagira n'ibyo tuhakorera. Imisozi, inzuzi cyangwa inyanja, nta na kimwe cyabitubuza. Amatsiko yacu ntashira, biturimo mu buryo karemano, biri muri DNA zacu ubwazo, nta cyabituvanamo. C'est dans notre nature, c'est inscrit dans nos gènes. Bavuye muri Afurika mu itsinda rimwe ryonyine mu myaka 50 yashize. Abantu bari bamaze kugera mu burasirazuba bwo hagati, Aziya, Australia n'Uburayi. Mu bihe abakurambere b'ikiremwa muntu bari batangiye ingendo zatumye bakwirakwira isi yose, habayeho kwihengeka gato k'umurongo muhimbano twicira mu bitekerezo byacu ko ari ubw'isi yikaragaho nk'uko twishushanyiriza n'ubundi tutahangaha niho koma y'isica, kandi nyine udashobora kuhagera ngo uyibone, ariko tukabyumvikanaho dutyo. Uwo murongo nawo waje kwihengeka gato
bivuga ko umurongo twumva ku isi icamo cyangwa inzira yayo mu kuzunguruka izuba hari uburyo yayinyuze iruhande gato muri uku kwihengeka, maze bikurura ibihe by'ubutita bukomeye ku isi, maze ubwo bukonje buramanuka kugera kuri degre Celsius 14 munsi ya zero. Uhereye kuri zero n'ubundi aho ngaho ubukonje buba bwarangije kugira ubushobozi bwo guhindura urubura byinshi mu bisukika. Icyo gihe urubura rwahise rutwikira 1/3 cy'isi yose. Imisozi y'urubura rw'uburebure bwa metero ibihumbi itwikira amajyaruguru yose y'Uburayi na Aziya. Ikigeragezo kitoroshye n'ihurizo byari bigiye gukuza ubwonko bwa muntu atabasha kubukwedura agapfa. Mu bice by'uburasirazuba bw'ahahindutse Ubufaransa ni hamwe mu abantu ba mbere batangiye guhurira n'imbeho no guhangana nayo, ariko ikaba yayindi yari kirimbuzi ku buryo kuhaba bitashobokeraga ibiremwa byinshi. Le froid intense est presque un être vivant. Il s'attaque à nous quand nous sommes les plus faibles. Mu mateka ya muntu mw'isi, imbeho kirimbuzi yamwituyeho n'imbeho nayo y'amayobera. Imbeho yitwara nayo nk'ikiremwa kiza ubwenge kinatekereza. N'imbeho yagiye icunga mu bihe umuntu afite intege nke, ikamwituraho imwubikiye nkaho nta kindi igambiriye kitari ukumutsemba byonyine, ikaduka iva hariho hose ngo idusenye dushire. Il est prêt à surgir de n'importe où pour nous anéantir. Nyamara byatumye umuntu yirenga atangira no gushinga ingamba zose zo guhangana n'iyo mbeho nayo itari isanzwe, kuko yari ubutitsa nyirizina n'amasimbi. N'umwanzi mushya yari yungutse hanze ya Afurika. Mu gihe yari atangiye kubigeraho, isi n'ikirere iruhande rwe nabyo byaramugambaniraga mu buryo atari yiteguye. Iruhande rwe nanone hari hadutse imashini nyayo yo kumutsemba iguruka ku muvuduko wa kilometero 50 ku isaha imwe, ikirura. Ikirura kandi cy'urwasaya rw'ubushobozi ntagereranywa bw'ibiri 150 kirambika kuri buri santimetero karimwe mu gihe gikacanga. N'urwasaya rw'ingufu zihagije ngo gihindure ifa amagufa y'umuntu gifite aho gihuriye nawe ako kanya. N'ikindi cyago cyari kije iruhande rwe nacyagomba kukirenga ngo akomeze kubaho nk'inyoko, bitaba ibyo akazimira agacika. Kimwe natwe abantu, ibirura byari impigi bitarambirwa. Umuntu muri ubwo butita budasanzwe yahatereye indi ntambwe. Umuriro yari yaravumbuye waje kumufasha kubaho mu buvumo, aho n'imiryango yatangiye kwirema, abaha amatsinda y'abagabo n'abagore kimwe n'urubyaro basangiye ubuvumo bwabo bwite, cyangwa ikaba imiryango yegeranye gutyo gusa. Muri ubwo buvumo abantu batangiye guhimba, biremera n'inshinge mu magufa y'inyamaswa, batangira noneho kudoda no guhimba imyambaro bwa mbere kuva bagera mu isi, n'ubwa mbere bari banayikeneye. Pour nous, les vêtements sont associés à la mode, mais les hommes de l'ère glaciaire... Ku kigero runaka mu bice bitandukanye by'isi, uyu munsi dukenera kenshi kwambara kuko tubishaka gutyo gusa, tukanabikora nk'umuderi twishyiriramo n'amafiyeri uko tubishaka, kongeraho wenda no kugira ibice runaka by'umubiri duhisha ngo bye kuba ku karubanda. Ariko muri ibyo bihe by'ubutita mu isi, abantu bagombaga gushaka ibyo bifubika bikamera nkaho bibaremeye ikindi kirere cy'ubushyuhe ku mubiri wabo. Ibyo batabigeraho rwari urupfu rusange mu buryo budashidikanywaho, imbeho yari kubamara. Mais les hommes de l'ère glaciaire devaient rester au chaud, créer un microclimat au contact de leur peau. Sinon, c'était la mort assurée. Na n'ubu mu bice bitandukanye by'isi harahagiye havumburwa ibishushanyo ku bikuta by'ubwo buvumo. Niyo mirimo y'ubugeni n'ubukorikori ya mbere yabayeho, kandi bikanaba ibishushanyo ubwabyo byasobanuye byinshi ku mibereho y'abakurambere b'ikiremwa muntu. Uhereye aho mu buryo bwihuse umuntu yatangiye gutandukana n'imizi y'inkomoko ye yari asangiye n'izindi nyamaswa, ahinduka ikiremwa gishya gitandukanye cyane n'uko yari ateye mu myaka myinshi yabanje. N'ubwenge, kuvumbura n'ubuhanga bwo gutekereza gushya umuntu yungukiye hanze ya Afurika no muri ubwo buvumo. Iyo bitagenda bityo ntiyari no gukomeza kubaho ngo arenge ibyo bihe by'amasimbi n'ubutita byamwituye hakihagera. Hari na byinshi byagiye bishingirwaho iyo mpamvu mu kugaragaza itandukaniro ry'abantu mu Burayi n'abagomye muri Afurika. Impamvu yatumye kwirwanaho gutyo ndetse no guhimba amayeri menshi y'iterambere bishyira ubushobozi bwo gukoloniza isi yose mu maboko y'abanyaburayi bagarutse noneho bakigarurira isi yose mu gihe bari babikeneye nta wundi ubashije kubatangira mu bice by'isi. N'ubwenge utanakwita ubwenge cyangwa se tekiniki n'amayeri atandukanye yo gukomeza kubaho barwana n'abanzi karemano, imbeho, imvura n'inyamaswa ku kigero kitabaga hahandi. Bari abanyabyago kubirambamo
byabahaye ubushobozi bwo kuvumbura ibitaravumbuwe n'abandi, kuko bo bari babikeneye ngo bakomeze kubaho, batabigeraho bagashira, mu gihe mu bindi bice by'isi ibyo byose bo ntabyo bari bakeneye. Ntabwo birenze kimwe. Ibyago bihoraho no kuba ikintu ari ngombwa byanze bikunze niryo hamenye nawo kuvumbura kose mu mateka y'ikiremwa muntu. Hari ubwoko bumwe bw'ibirura byifitemo imiterere karemano bigira ibinyangeso nziza no kwigengesera bijyana no kumvira. Ibyo ni nabyo bikurambere by'imbwa tubana nazo, zikaba inshuti mudatenguha z'abantu mu bukene cyangwa ubukire, ibyago n'ibirori, zikaba zihari buri gihe. Le premier contact a sûrement été initié par des loups qui cherchaient une nouvelle source de nourriture. Guhura kw'abantu n'ibirura byavuyemo imbwa, byanze bikunze kwatangijwe n'ibyo birura byari bishonje muri ubwo butita, bikamera nk'ibije kugabuza ku buvumo abantu bari bituriyemo munsi y'ubutaka bwo hejuru baracukuye imyobo. Abantu n'ibirura bahise bahinduka inshuti bakirirwana. Ibirura inyungu byari bifitemo ni ukwirira ibisigazwa by'ibiribwa abantu babaga bajugunye hirya no hino mu buvumo bwabo. Aya yari nk'amasezerano n'imishyikirano idasanzwe y'amahoro. Umwe mu banzi karemano bahambaye muntu yari yarahungiye mu buvumo, icyamuhigaga kurusha ibindi mu nyamaswa cyari ikirura. Bari babereye inshuti aho ngaho. Noneho ikirura nk'icyo cyaje kuvamo imbwa dutunga mu ngo. Urubura n'amasimbi y'ubutita butavugwa byari bitwikiye isi, ariko umuntu ahangana nabyo akomeza kubaho ku buryo bwabaye nk'ubutunguranye. Haciyeho indi myaka, noneho ubushyuhe butangira kuzamuka ku isi. Mu myaka 10,000 mbere ya Yezu, mu isi habarizwaga abantu babarirwa muri miliyoni imwe bose hamwe. Amasimbi yahindutse imvura, none ubu haciye ibisekuru bigera muri 400. Umugore umwe tutazigera tumenya izina rye mu burasirazuba bwo hagati yaratangije igikorwa gihambaye cyahaye umuntu icyerekezo gishya n'ahazaza hadasanzwe. Niwe wiswe nyina w'ubuhinzi. Ubuhinzi yaramaze kuvumbura bwahinduye ubuzima n'imibereho y'ikiremwa muntu, bwatumye havuka imijyi, bwaduye tekinike na teknoloji nshya, siyansi n'ubwami bw'abami. Ubuhinzi ku nshuro ya mbere ni nabwo bwadukanye ubwicanyi mu bantu. Ubuhinzi bwaduye ubukene, indwara n'intambara. Ibyo byose bifite isoko mu buhinzi. Ubuhinzi bwatwubatse buranadusenya kugeza amagingo aya. Haciye imyaka 10,000 mu misozi itoshye mu burasirazuba bwo hagati hadutse igitekerezo gishya twashingiyeho ubuzima kuva ubwo amasimbi yahindukagamo imvura, kongeraho no kuba isi ari wo mubumbe wonyine ufite amazi asukika anatemba, akanaba menshi ku buryo yihariye 70% by'ubuso bwose bw'isi, akaba n'ishingiro ry'ubuzima. Mu gihe abagabo bo babaga bahugiye ku gikorwa cyo guhiga, kugeza ubwo nta kindi abantu bashoboraga gukuraho ibibatunga kitari uwo muhigo, abagore bo kenshi babaga bagiye gutora no gusoroma imbuto n'ibinyampeke kimeza mu mashyamba n'ibibaya. Hegitari enye z'ahantu mu bibaya by'umukenke, abo bagore bashoboraga kuhavana igice cya toni y'ingano zimejeje. Amatsinda y'abantu yatangiye kwihuriza hamwe no gutura hafi y'ibibaya byabagamo ibinyampeke nk'ibyo, bagategereza umwero, bagasarura, bakumisha, bagatonora, bakagosora, bakabika ingano barya zimeze zityo. Hafi y'iyo mirima karemano rero batagize uruhare namba mu kubiba, abatangiye nyine kujya bikusanyiriza iruhande rw'iyo mirima mu matsinda y'abashobora kugera muri 60. Muri ibi byose wa mugore umwe twise nyina w'ubuhinzi yaritegereje neza, aza kubona ko ahantu yajyaga kujugunya ibishishwa by'ingano n'ibindi bisigazwa yabagasigaje amaze kugosora, aho aza kubona neza ko hatangiye kumera izindi ngano kandi ari kure y'aho bajyaga kuzisarura. Yibajije byinshi, ariko bimuviramo ikindi gitekerezo, maze ntawe agishije inama. Afata urushyi rw'intete z'ingano, aca ishami ry'igiti gikomeye, aragenda abanza kuwufira neza no gukuraho ibindi byatsi byose, hasigara ubutaka gusa. None hagenda ashyiramo impeke z'ingano, arenzaho ubundi butaka. Ingano ziramera, atangira kuziterera igihe cyose ashakiye, akazuhira, akazitandukanya n'ibindi byatsi, akabagara, ubundi akuhira, akazikurikiranira hafi, zikongera zikera. Ubuhinzi bwatangiye gutyo. Naho igice cya mbere tugisoreje mu rugendo rw'amateka y'ikiremwa muntu. Aha dusoreje yaramaze kuvumbura ubuhinzi. Ubuhinzi bwamugejeje ku ntera idasanzwe, akadukana imibereho n'imyitwarire atarasanganywe. Ni igice twisamaza ya muntu mwisi. Mu gice cya kabiri tuzakomereza n'ubundi ku ntambwe ubuhinzi bwamugejejeho, kugeza ahimbye n'izindi ntwaro zatumye ashinga ubwami bw'abami, kugeza umuntu umwe none hashobora no gutegeka abandi miliyoni yose bakamujya inyuma mu bice bitandukanye by'isi. Ibyo byose byari bishya. Iyi ni Radio Rwanda. Iki kiganiro ni Inzira y'Ibihe. Njye ndi Alphonse Muhire Munana. Ndabashimye mwese mukomeza kudutega amatwi, n'abandi bose baba bagize uruhare muri iki kiganiro. Naho ubutaha.
ibyo ukwiye